hari igihe umuntu agukunda cyane ariko ntubibone, kubera ko utegereje amagambo menshi, ariko nyuma muri iki gihe biragoye ko wakwizera umuntu ugendeye ku magambo, kubera ko abantu benshi babaye indyarya, baba bahemu kurenza uko babitekereza, nyamara ibikorwa bye bigaragara cyane, bikavuga ukuri kurusha amagambo. Niyo mpamvu rero umunsi tugiye kureba ibimenyetso 7 by'uko umuntu agukunda cyane kurusha uko wabitekereza. Niyo mpamvu ukisaba gukurikira video kwita ku musozo kurushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Byana ngombwa wakumva aho utasobanukiwe, ukandika muri comment kugira ngo tutabona tugusobanurira ubutaha. Kandi witire kugeza ku musozo, kubera ko ku musozo arakomeye, harimo inama, udushya ndetse na motivation zigiye zitandukanye. Niba munyemere murakazanye n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere arashaka kukubona. Nubwo yabuze kashana akageza ko yabona umwanya ugana nawe cyangwa se kukubona, kubera ko agukunze cyane, kubera ko umuta gukunda ntiyata umwanya ngashaka kukubona, ariko abaremeye akiga umwanya ku kazi kugira ngo mubonane. Kuko iyo umuntu agukunda cyane yifuza kuba hafi yawe. Gusa mino minsi biragoye cyane, kubera ko imboga zibona abana. Naho kabiri, yibuka buri kintu cyose cyangwa se buri kintu cyose kikwerekeyeho. Ashobora kwibuka umunsi w'amavuko, ibyo ukunda, inzozi zawe cyangwa se n'ibibazo byawe. Ibyo ntibyakorwa n'umuntu utakwitaho cyangwa n'umuntu utagukunda, ariko kubera ko agukunda arabigukorera. Naho gatatu, ashyira ibyishimo byawe imbere. Iyo ubabaye nawe arababara, wakwishima nawe akishima. Ibi nibyo byerekana yuko agukunda kurenza uko wabitekereza. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo nyakuri. Naho kane, arakubaha, kubera ko muri Bibiliya haranditse ati mwubahane. Aho ni Abaroma 12:10. Umuntu ugukunda by'ukuri arakubaha, akumva ibitekerezo byawe, ndetse ntanakusuzugura cyangwa se ngo akwifurize ibibi. Gusa muri ino minsi ntacyo uzabisanga, kubera ko abantu barahindutse ku muvuduko uri hejuru kurenza uko babitekereza. Ariko biba byiza mwabikurikiza, kubera ko ni ingenzi kandi ni na byiza kurenza uko mwabitekereza. Naho gatanu, arakubabarira. Nta muntu utagira amakosa, ariko umuntu agukunda cyane ntahita guheba cyangwa se ntahita kurekura ngo ugende kubera ko ukoze ikosa rimwe, ahubwo ashaka igisubizo. Ariko mino minsi biragoye, kubera ko mino minsi ashaka intandaro mwajya akantu gato yamupfa agahita agenda. Naho gatandatu, aharanira ejo hazaza heza cyangwa se aguharanirira ejo hazaza. Iyo umuntu akubona mu buzima bwe bw'ejo hazaza, atanya gutekereza ejo hazaza harimo nawe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane abantu benshi batabona cyangwa se birengagiza, ariko nyamara aba ari ukuri. Umuntu utekereza ejo hazaza harimo nawe abagukunda kurenza uko wabitekereza. Gusa muri ino minsi biba bigoye, kubera ko usanga wese asamaye abantu urukundo rwabavuyemo. Ariko biba byiza mwese mwabyubahiriza, kubera ko ni ingenzi kandi biranakenewe. Naho karindwi, aba hafi yawe mu bihe bikomeye. Abantu benshi baba hafi yawe mu byiza, ariko mu bibi bakagucika bakigendera. Ariko niba agukunda by'ukuri, aba hafi yawe mu bihe bikomeye cyane, kubera ko ikizakwereka ibigwari azagukunda mu byiza, ariko ibi nibigera ahita agusigaye igendere. Urukundo nyakuri ntugagarira mu magambo gusa, ahubwo rugagarira mu bikorwa, kubera ko ngukora ndebe rutavuga numve. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rugira neza kandi rurihangana. Ni wowe muntu agukoreye ibyo bintu kuri wowe, birashoboka cyane yuko agukunda cyane kurenza nuko wabitekereza cyangwa se kurusha uko wabitekereza. Uwo ni ikihe kimenyetso ubona gikomeye kurusha ibindi byose? Andika hasi muri comment twiganire, dukomeze kuruza umubano n'urukundo 5/5. Kanda subscribe, ukande like, kandi no kunzogera kugira kutaracikwa n'indi video ikurikiraho, kubera ko izabikomeye cyane. Turavuga amagambo 7 asenya urukundo bucece. Icyo nagushishikariza ntuzacikwe, kubera ko izabikomeye cyane, izabirimo inama, udushya ndetse n'ibindi bitandukanye. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.